nkuko bisanzwe nazundikiraga buri munsi muri restaurant ngiye gusabiriza. Nabonye umukire afite akantu ko kurya, ndaza ndirukanka ndakarya. Byasaga nk'aho ari ubuzima bugoye. Numvishije nanjye ubwanjye isoni zinyishe bitewe n'uko nari umwana wo mu bakene nafite aho kuba. Mama wanjye na papa wanjye bari barantaye. Amazina yanjye banyita Tina. Ndatangiye kumusemba bazimubwira ati ndakwinginze mbabarira. No kuri naburaye, numvaga nshonje kandi numvaga nshaka icyo kurya. Uyu mukire wandebaga nabonaga ari kundebana amaso yimuwe, ariko ndi gutekereza neza ko ashobora no kunkubita. Natangiye kumusobanurira ubuzima mbayemo bwo kubura ibyo kurya, mvuga ko nanagenda. Mu gihe ngiye kugenda yarampamagaye ati garuka. Ni umukire sinari nzi izina rye, sinari nzi ngo yitwa nde. Arambaza ati nibyo koko waburaye wanabwiriwe? Ati mbwiza ukuri, nta hantu ufite ho kuba? Nanjye ati ni ukuri nta hantu nawe mfite ho kuba. Ubuzima burangoye cyane, mperuka kurya iminsi 2 ishize. Urumva ko ari ibintu bigoye kandi ibintu bikomeye cyane. Agahinda n'umubabaro n'inzara nari mfite byatumye mvuga ukuri, mvuga buryo cy'ubuzima bwanjye bugoye, ntabasha no kubona icyo kurya kandi kubaho muri ubu buzima bingoye cyane. Umukire yarandebye bisa nk'aho atangiye kungirira impuhwe. Arangije ati umaze igihe kingana ngo tutarya? Ati ndumva ntari kubyumva. Ati okay, niba ari ukuri koko ndumva ntagufasha. Hari icyo nagufasha wigenda. Numvise amagambo ari kumbwira ari kumwoma mu mutima. Yambwiye ko ngomba kwicara ubundi akangaburira. Numvise ari we mukire nari nkeneye bitewe n'uko inzara nari maranye iminsi 2 yari igoye cyane. Yatangiye kununganyiriza intebe ndicara, mbese bisa nkaho bigoye cyane, ariko n'ubundi nabonaga nta bundi buryo ngomba kubigenza. Mu kwicara nari nkunje cyane kuko naraye mu muhanda. Mukundi bati uri gutitira ariko urakonje. Yakuyemo ikote ryiza yari yambaye urangije ararinyambika. Ati ambara iki ngiki, ureke gukomeza ukonje, gukonja ntago ari byo. Nabonye ke y'umukire ari kuma, ntangira no kugira ubwoba. Ntabwo nari nzi izina rye, gusa icyo naribonaga nuko ari umuntu ufite umutima mwiza kandi umuntu udasanzwe. Akimara kunyambika ikote natangiye kwirira. Tukiri muri ibyo umugore we yaraje, we yita fiancé we bendaga kubana. Ati ibi ni bicuri gukora, uyu ninde uri hano? Nibwo nese menye ko umukire yitwa Adam. Fiancé we ati Adam ni ibiki? Adam yatangiye kumusobanurira ati ubundi papa wanjye yambwiye ko ngomba kuzajya mfasha, yambwiye ko nshonje mugurira ibyo kurya. Mu kubareba nabonaga neza ndi ikibazo hagati y'aba bantu bombi bikundanira. Umukobwa ati oya ntago bishoboka, wowe suri Yesu, wigeze Yesu kujya uri gutabara abantu bose? Adam yatangiye kumubwira neza, amubwira ati yego ntago ndi Yesu, ariko nanone natabura ubuzima bw'umuntu, nahindura uko umuntu yafataga ibintu, nanahindura n'uko ibintu byari bimeze. Mu kumwitegereza mu maso fiancé we ati ntago byakunda. Ati nahaguruka ari ahubwo. Agahinda katangiye kunyisha. Natekereje uburyo ki ngewe Tina nari mbonye ibiryo mbibabaye. Hanyuma fiancé wo mukire nyine akaba agiye kunkura kuri ibyo biryo, numva nabyo ntago byumvikana. Adam na fiancé we Doreen batangiye gushwana. Numvishije nanjye ndi ikibazo aho ngaho. Gusa Adam yakomezaga kumubwira ati ariko papa yambwiye ko gufasha ntacyo bitwaye, kandi ko umuntu ufasha nawe abona bamufasha azanyishyura ndabizi. Umukobwa ati akwishyura cyangwa ari ikindi kintu uri kumisha? Nguko uko natandukanyije abantu bari gukundana bitegura no kubana, cyane ko Adam hari ikintu kidasanzwe yari yateguye fiancé we. Yakomeje kumusobanurira uburyo cyo kuba ari kumfasha nta kintu bitwaye, kandi uburyo ki nta kintu biri buze no kumutwara. Fiancé yatangiye kuvuga uburyo ki ibyo ngibyo bidagomba kubaho, ndetse nambwiye ko ngomba guhaguruka ngumva aho ngaho. Namubwiye ko maze igihe kinini ntarya, ntabwo yarabyitayeho, nta n'ikintu yashakaga kumva. Yarambwiye ati nudahaguruka ibi biryo ndabimena hasi, n'ubundi nturi bubirye, ntabwo ushobora kubirya. Natangiye kumubwira buryo kimaze igihe kinini ntarya kandi nshonje cyane. Adam we yari yumiwe bitewe n'imyitwarire ya fiancé wari uri aho ngaho. Fiancé we ati ndavuze ngo haguruka, mujye mumenya aho mugomba kuba, ariko n'intebe mugomba kwicaramo. Ni ngombwa ngo buri gihe mukora ibi ngibi se? Uko yamanuraga ibyo kurya hasi niko agahinda kanyicaga. Muri ibyo biryo twe turi kurya ntabwo nzi neza ko harimo burya
impeta ya poropozo. Uyu mukobwa bendaga kumuporopoza. Doreen yatangiye kureba Adam arangije amubwira buryo ki yishimiye buryo ki yaragiye kumuporopoza. Nk'umukobwa wese wifuzaga kubana n'umuhungu yafashe ya mpeta arangije amubwira ati wawu, iyi mpeta ni nziza. Ati wifuzaga kumuporopoza? Adam ati yego, nishaka kuguporopoza ngo tuzabane, umbere umugore, mama w'abana banjye. Ariko urabizi ntabwo bigikunze, ntabwo bizigera bikunda, ntabwo kandi ibyo nkubwiye ni ukuri, ntabwo ndibuze kuguporopoza. Doreen yatangiye kwifashisha kuri Adam ashaka kumwereka nk'aho nyine amwishimiye kandi bisa neza. Adam akimara kuvuga gutya bamusubije impeta ye. Adam ati papa yambwiye ukuri, mba ngomba kumenya abantu tubana nabo kandi abantu twirirwana nabo badukunda. Ati iyi mpeta nakayigwaye ariko si ikiri iyawe, izaba y'undi muntu uzaba ufite indangagaciro nziza kandi indangagaciro zidakomeye zitameze nk'izawe. Nguko Adam yicaye imbere y'umukunzi we Doreen. Doreen ati nk'umukobwa wese usebye kandi ukomeje kugaragara neza ko asebye, yatangiye kureba nabi Adam. Arangije aramuhindukira ati ariko uzi n'ibindi, ese ubundi uzi ngo njye nabishakaga? Ntabwo nabishakaga, n'ubundi maze igihe kinini ndyamana na Mike, umuntu mukorana muri business, kandi urabizi Mike afite 34 muri business yawe, mu gihe ufite 32. Birumvikana ko Mike ari umukire. Adam yakomeje kureba Doreen arangije arumirwa. Doreen yakomeje kumusobanurira uburyo ki buri gikorwa cyose yakoraga cyari kugira ngo akomeze kubana nawe mu bukene. Doreen ati maze amezi 4 yose ndyamana na Mike, umukozi wawe, uwo mukorana muri business. Ubuze ngo se nashaka kumporopoza? Ntabwo nabishakaga, gumana impeta zawe. Urumva se ngiye nkukeneye? Si nkukeneye habe namba, mfite urukundo kandi mfite umuntu turi gukundana wo mukire. Ureke wowe w'umutindi udafite n'ikintu na kimwe. Uri gutekereza ko ibyo ndi kuvuga uri kubyumva? Banza ubyumve, mfite umuntu dukundana w'umukire ufite byose, ureke wowe w'umutindi. Ikindi kandi mugumane mwabahombye imwe. Nayo magambo Doreen yabwiye Adam. Adam nawe mu gahinda kenshi ati okay. Adam yakomeje kureba hasi, naho njyewe nabonaga ibintu byose bitangiye kuncanga. Numvaga buri kimwe cyose kigoye kukiyumvisha. Numvaga kandi ubwoba bunyishe. Natangiye kumwegera mubaza ati umeze neza Adam? Umeze neza? Unyangane menye izina ryawe nonaha. Adam mu kureba byamucanze, yabuze ikintu akora, yatangiye guseka nk'umuntu bisa nkaho ibyo bamubwiye n'ubundi yarabyiteguye. Naramubajije ati Adam umeze neza? Kuri guseka byagenze gute? Adam ati ntagaze ibyo akoze, ntagaze uko Mike ari kumbwira kugeza amagengo yangaye. Ibyo byose yari afite muri company yacu, bank yabiteje, ntagabizi. Narumiwe, nahise mbona neza ko inkundo z'iki gihe ari inkundo zidasanzwe. Adam yatangiye kumbwira ukuri kose, ambwira buryo ki yahuye na Doreen, uburyo ki babanye n'uburyo ki ubuzima bwabo bwari bugoye. Nanjye nti okay, nta kibazo kandi I wish ko ibintu byose bizagenda neza. Naho Adam ati ntabyo kugenda neza, uriya mukobwa ahubwo ni umuhombyi mu buryo watazi, ni umukobwa ugiye gomba buri kimwe cyose. Narumiwe, natangiye kuzana amarira nanjye ntazi uburyo cyajemo. Numvaga mu mutima wanjye ntangiye gukunda Adam, gusa nazi ukuntu bizagenda. Nari umukene, wari umukire. Yafashe ya mpeta ye ayinshyira imbere, arambwira ati niyi ni yawe. Nese ntekereza ko Adam ashobora kuba agiye kumporopoza. Nyamara ndamubaza ni iyi mpeta se kuyishize hano bigenze gute? Kuri kumiye impeta ndayimaze iki? Ndayikoresha iki? Bigenze gute? What happened? Adam ati urabizi nayo yiba iwawe, yitware uzayigurishe, uzashaka ikintu uguramo, uzabe mu buzima bwiza. Ndabizi neza ko ibyo ngukoreye nanjye uzanyishyura. Natangiye kumva bitagoye, nanjye nti ariko nta buryo namba mfite bwo kukwishyura. Ubyibuke ndi umukene, simfite ahomba, nta n'ikintu mfite cyo kuba nakora. Nzakwishyura ute Adam? Adam ati humura
kunyishyura bwo bigomba gukunda, kandi don't worry, wigira ikibazo uzanyishyura. Natangiye kumubaza buryo ki nzamwishyura. Nanone nabisubiyemo inshuro nyinshi ati Adam, nta buryo mfite bwo kugushimira, gusa nzagerageza. Mu mutima wanjye nari natangiye gukunda Adam. Narebye ubwe ki Adam ari wo muhungu w'umukene ufite umutima mwiza, ntangira kumvamo amarangamutima yo kumukunda. Nawe ati nta kibazo, ibizaba byose ndabizi neza ko bigoye kubyumvisha, ariko nanone ugomba kuzanyishyura da. Naramurebye ubwoba buranyica. Uko namurebaga niko nawe yakomezaga kundeba, kandi numvaga afite ubwoba muri njyewe. Numvaga hari ukuntu ntari kwiyumva neza ndi kumureba. Adam yakomeje kumbwira amabanga ye yose, ambwira buryo ki yakundanye n'uriya mukobwa batandukanye, buryo ki yamuhaye urukundo rwa nyarwo, ariko bikaba byanze. Nawe mu maso ye byagaragara nk'aho yanyishimiye. Yarebye mu ikofi ye arangije akuramo amafaranga. Nayo ngize ngo ni amafaranga makeya. Kumbi Adam yari afite ikintu cyiza ashaka kunkurira. Yamaye business card ye, arangije arambwira ati uzakoresha n'aka ngaka nunkenera, kandi uzabeho neza mu buzima bwiza, nzagukumbura. Mubu ko nahuye n'umusore w'umukire, nkaza kwisanga namukunze imbere yuko ankunda. Byari bitunganye cyane. Mureke tuzane mu gice cya kabiri cy'iyo nkuru y'urukundo rwa Tina ndetse na Adam, aho uyu mukobwa yaje guhura n'umusore w'umukire, maze bikaza kurangira umukobwa amukunze imbere yuko umuhungu amukunda. Twabanye ni Wadetsu Ingabire. Akirukanye mu Stay safe, be blessed, we love you.